tubashimiye kuba mudukurikiranye kuri iyi channel, yaba uri mu Rwanda waba uri mu mahanga, twishimiye kuba tubana namwe ahangaha. Gusa iyo bavuze Instagram abantu benshi hano mu Rwanda bumva Shadyboo kuko niwe muntu ukurikirwa cyane hano ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda, akaba arusha abandi bantu bose, abandi basitari bose mu ngeri zose, yaba abaririmbyi, abo muri sinema, ababyinnyi, abanyamakuru ndetse n'abandi bose, akaba abarusha gukurikirwa cyane kuri Instagram. Ese Shadyboo yaba ari muntu ki? Shadyboo yaba abayeho ate? Shadyboo yaba akora iki? Ese Shadyboo ni iki cyaba cyaratumye akurikirwa cyane kurusha abandi basitari bose mu Rwanda, akaba barusha gukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri Instagram? Uyu munsi muraza kuba muri kumwe na Shamsi, araza kubasobanurira neza. Gusa ntiwibagirwe gukora subscribe, share, like ndetse na comment, kandi mujye musubscribinga kugira mujye mubona amakuru meza agezweho kandi menshi, kandi amakuru meza yizewe ahangaha kuri Dizo. Ese Shadyboo ninde mu by'ukuri? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uwo ari we na byinshi benshi batari bazi, tukaba tugiye kubwira byinshi cyane mutari mumuziho. Muri kumwe na Shamsi, tukaba tugiye kuva umuzingo w'ibijyanye na Shadyboo mutari mumuziho, kandi mugenda murushaho kumumenya mu buryo butandukanye. Kuri abenshi batazi, Imbabazi Shadi akaba ari umuyisilamu n'umumama w'abana babiri b'abakobwa. Yabyaranye n'umugabo uzwi hano cyane mu Rwanda mu bijyanye no gutunganya amashusho y'indirimbo, uzwi ku izina rya Meddy Saleh, uri mu bakunzwe muri aka kazi, ariko bakaba baratandukanye batakibana nk'umugabo n'umugore. Abenshi mumuzi nka Queen of Instagram mu Rwanda cyangwa se nyiri Instagram nyarwanda. Akaba mu Rwanda ariwe ufite followers benshi cyane kuri Instagram, aho afite abarenga 500,000 bamukurikira, akaba ari verified na Instagram. Nubwo azwi cyane mu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, Shadyboo agakunze gukoresha izindi social media, urugero nka Facebook, Twitter, YouTube n'izindi zitandukanye. Akaba yibanda cyane ku rubuga rwa Instagram. Ni umwe mu basitari nyarwanda uzwiho kuba akora ingendo nyinshi zitandukanye hanze y'u Rwanda, mu bihugu nka Dubai, Amerika ndetse n'ibindi. Shadyboo azwiho no kuba umuhosta cyangwa se utegura ibirori bigiye bitandukanye cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Shadyboo azwiho kwitabira ibirori byinshi bishoboka, aho azwi nk'umunyabirori na benshi. Bijyanye n'aho akura amafaranga cyangwa se ubushobozi, Shadyboo yifashishwa mu bijyanye no kwamamaza ibijyanye n'imideli ndetse n'amatangazo yamamaza cyangwa se ibizwi nka advertisement. Kandi akunze gukora ibindi bikorwa bijyanye n'imyidagaduro, aho urugero ajya mu mashusho y'indirimbo zimwe na zimwe, ibyo bikaba biri mu bimwinjiriza amafaranga, n'ibindi bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro akora, urugero nko gutegura ibirori bigiye bitandukanye. Agitangira kumenyekana, yamenyekanye mu ndirimbo buhoro buhoro ya King James, ariko abantu benshi ntago barimo muzi. Shadyboo kandi azwiho kugira udushya twinshi dutandukanye cyane, haba mu mafoto n'amavideo ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane Instagram. Azwiho kandi kugira interviews zigenda zitangaza benshi, zituma bamwibazaho. Urugero nk'aho ubushyize ari mu batangaje abantu benshi cyane, aho yavugaga imvugo yamenyekanye nka Odile ya Osea. By'ukuri Shadyboo akaba ari umukobwa urangwa na byinshi cyane tutarondora aka kanya ngo turangize. Niba hari icyo umuziho tutavuze, siga comment, like, kora subscribe ujye ubona byinshi cyane. Mwari kumwe na Shamsi, turi kumwe muri video itaha. Ciao ciao.